Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyonagira Nathalie yasabye ababyeyi gutangira kwitegura hakiri kare umwaka w'amashuri wa 2026-2027 kugira ngo abana bazatangire amasomo ku gihe kandi bafite ibikoresho byose bikenewe. Yabigarutseho mu gitondo cyo kuri wa 17 Kanama 2026 mu kiganiro biravugwa gitambuka kuri FM 93 n'igice kimwe kigamije kurwanya ruswa n'akarengane. Meya Niyonagira yasabye ababyeyi kudategereza umunsi wa mbere w'amashuri ngo batangire gushaka amakaye, inkweto n'ibindi bikoresho by'abana ahubwo bakabitegura mbere. Yanavuze ko hari impinduka zabaye mu burezi zirimo izijyanye n'ifunguro ry'abanyeshuri aho igiciro cyaryo cyiyongereye. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma busaba ababyeyi gukoresha iminsi isigaye bitegura kugira ngo umunsi wa mbere w'amashuri ube umunsi wo gutangira amasomo aho kuba umunsi wo gushakisha ibikoresho. Umwaka w'amashuri wa 2026-2027 uteganyijwe gutangira ku wa 7 Nzeri 2026.